ntuzaze ejo mu materaniro, ntukabishyire kure, wasigara. Niyo ataje yitumira kugira ngo ugende ahantu azaguhamagara aho tuvuze, aho naho haba harekereje. Porogaramu yaho ntuyizi, ntajya yitubwira, aricecekera akakubwirizwa gusa, nta kindi. Ngo yihamagarire rero, ngo na marayika ngo ijwi rivuze rivugire mu mitima y'abasinziriye muri we, rivugire mu mitima y'abamwiteguye, waba uri mu ruganda, waba utwaye imodoka, waba ucuruza, waba uri mu biro, waba uryamye. Igihari Mwuka Wera ahora abanza amatwi bazakumvire. Haleluya, niwe uzatwumvira. Mbasabye kuba inshuti na Mwuka Wera. Uzaba utwaye imodoka, abazitwara burya uri konsantere mu bitekerezo, ubwonko mu modoka, ibirenge ku modoka, amaboko ku modoka, amaneri, byose biba bikontorora icyo utwaye n'umuhanda. Muri make nk'ubuhari Mwuka Wera gusa niwe ugutegeye amatwi. Iyo usinziriye uri muri nini, wasinziriye, hari uwo baterura, hari uwo bacukura inzu. Yesu niko yavuze, ibyo bitotsi ibi uyu mubiri kuwusinziriramo, ibi bitotsi bisanzwe, Mwuka Wera waba ku izamu ngo nivuga tugende. Haleluya. Mwuka Wera ni ugusiga gusa. Igihari kuri iyi mpanda ngo nivuga, utwaye imodoka aguruke, yaca mu kirere, yaca mu idirishya, ngo ni mu kanya nk'ako kugira gute yemwe uhumbya, kubera ko gato cyane nta n'uzabibona ko umuntu agiye, ni ukuba kumubura, ukewe kumubura. Ya modoka irenga umuhanda. Uwanditse agatabo k'Imana muzagashake kanzunu kabivuga neza, yarahishuriwe ngo hazahita haba impanuka. Yarayitwaye irenga umuhanda. Wari uri ku ruganda, ku mashini atunganya umuriro ngo utotse ibintu, abaragiye umuriro nusa ubitwice. Impanda nivuga hazahita haba intambara, hazahita haba impanuka nyinshi z'abantu babuze z'itorero ryagiye. Impanda nivuga. Umuganga wari uri kuvura, basigaye bohereza utumashini, ntibakibaga basature, nta kantu bashyiramo, bagatumye kari ku mashanyarazi, kakareba kagakuramo icyo bashaka. niwe ugakontorora. Nagenda kagasigamo, kazasigara kamushigisha, kamwiyicire, karako kumuvura. Impanda nivuga hazabaho ibyago bikomeye bitewe n'itorero ryagiye. Umubyeyi azaba yabyaye mwari kuciriri, bamutekeye agasombe, bari kumutegurira kugira ngo nyine yifate neza ko yibarutse, bategura kumuhemba. Ari ku kiriri ashinze inkokora, arimo guhereza akana akanyunyu, kwa kundi abameza cyane. Nashiduka akabure, akana kazagenda ku ikubitiro kabe kagiye kaguruke yirukanye. Bibiliya iravuga ngo utwana ni n'abamarayika, ngo yirukanka ati papa atakana ndakabuze, yirukanka ati namuze atagiye, bashakishe biruka inzu, umwana baramwibye agiye, hazaba imiborogo y'abana babuze. Ntanda nivuga. Yesu yaravuze ngo abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe, n'ibyanditswe biganirira.
sinzi abana nibo muzi gusya basya bakura agafu bagashyira ku nkoko ku ntara ngo bazaba basya ngo bari gushaka igikoma ngo umwe agende undi asigara asya atagiye hehe ngo abagabo bazaba baryamanye n'abagore babo n'abana n'abavandimwe n'iki baryamye ngo umwe agende undi asigare babyuke baburaba ngo hazatangira kubaho gushaka abantu babuze ngo imibare ntabwo izatanga ababuze nyakuri ntawe ubarira Imana kuko ntibizakunda cyane cyane mu bihugu bidakizwa bazabyumva nk'amakuru siregeranye cyakora amakuru azihuta mu Rwanda habuze abana bashiteranye wa kuko ubu ngubu umwana cyakora bita ikoranabuhanga riri kwiga ngo bagiye kuzajya bamuhiranga muri materinite ariko ashobora kuba akimara kuvuka batarayandika imandika biravuze uwo ntibazamumenya azaba atarajya mu irangamimerere ntabwo bazamenya abanyetorero bagiye imibare ntabwo izakura hari umuntu basengera mu bitaro arimo ahirita agiye gufatura ati Imana mbabarira tura n'ikindi ati mbabarira ati n'iki cyatura ati mbabarira yarangiza akabaragiye bo bagaheruka yagiye mu bitaro ari umupagani bazumva ngo yabuze bati se yagiye bati yagiye uwo ntazamenyekana ko yarakijijwe ariko kuva yarihanye tuzajyana haleluya kumenya imibare ntabwo bizoroha bashakisha imibare ngo ntibazayimenya Yesu azaba yajyanye itorero ryiwe haleluya basigare mu minsi kwa kana hazagorwa abantu bitwa abapagani bo mu rusengero ko nibo bazasabwa ibisobanuro ko abandi mwasenganaga bagiye duha amakuru bagiye hehe wowe se ko wasigaye tubwire ngo bamusabe ngo twigishe natwe uduhendahendere Yesu wajyanye abantu muduhendahendere ati Bibiliya si ngiyo se ngo ayiterure avuga ati nanjye reka turebe ko twakwigwana hasi babariye umwuka wera uraha azaba yigendeye yagiye kumurika imirimo yabo yafashije haleluya Yesu wicaraga ku ntebe y'ubuntu ategereje umusaba imbabazi azaba yayihagurutse hari kwakira umugeni we nta kumva ibiri mu isi izaba yasigaye yonyine mwuka wera yagiye itorero ryagiye Yesu ari kutwakira nta kumuhamagara cyakora ngo baziyaranda bashake gusenga baze bicare basome be kubyumva abigisha byanjye cyakora ngo abapagani batangire kwahukamo babandi bababujije gukizwa sasa ntabwo ari bo bamujije gukizwa uzinzangiza umbeshya ngo mwese murazikwa niba bamujije gukizwa abapfagani bo mu rusengero bazabona ishyaka si bo bamujije gukizwa ngo mwese munywaho none baba abakijijwe neza badusize kubera batujijishaga wanga ko dukizwa abantu batazumva impanda bazabona akaga n'ukuri kw'Imana gusigara mu isi ni ishyano ribi basubiranemo bati ntabwo ari bo bajya kubuza amahoro uneza shita buri gihe dushwana none tukaba twasigaye mbega abantu mugirana amakimbirane adashira impanda nivuga uzamuhinduka uti ntabwo ari wowe murije gukizwa umaze mu bishinya narananiwe kukubabarira none turasigaranya mwahuke si wowe umbujije ariko bana mureke tuzagende kwikubitira n'ukuri kw'Imana kigira icyifuzo haleluya bazasigara mu kaga babashakireho agakiza nabo ntako bafite abazasigara ari abayobozi mu byahishuweho habita ngo ni aba Babuloni
ngo basambanaga n'isi kandi babeshya umukumbi, bazabona ishyano. Imana nivuga ko barahari, pagana gato gusa. Aho upaganiye bakwime serivisi, upfa kuba ufite amafaranga, uragenda uyigure. Urayigura n'iki? Nuri bugufashisha icyo Bibiliya yakwimye, umwuka yakwimye, ukuri kwakwimye, bayibiguhe mu kinyoma. Iyo ni Babuloni yose izabona ishyano mu gihe nk'iki. Itorero rigende, isi isigare muri ako kavuyo, bashaka Imana bayihebe, binginge byanjye, ntabwo bizakunda, batakande byanjye, Yesu watubabariye byanjye, abanyamahanga batizeye Yesu byanjye. Cyakora Abisiraheli, Bibiliya iratubwira ngo bo basa n'ababitsemo amasezerano, ngo ntibagwiriye kurangira, ngo hahandi banze Umwami Yesu bamwihakana, ngo bahwanyuwe, ngo bagiye bahwanyurwa, ngo tubone aho tujya. Cyakora impanda nivuga, Isiraheli izasigara. Aho ngaho niho havuga mu Byahishuwe, umurwa ukundwa, iriya bahagurukira. Ahubwo nkugiriye inama na Mwuka Wera tubaye hafi, sengera Isiraheli, kuko amasezerano yacu niho aryamye. Mu Byahishuwe hafi y'aho twasomye havuga ngo iyi bita ya Herimagidoni bakubira mu cyo bise Gogi na Magogi. Gogi na Magogi ni amahanga bihagarariye amakoalisiyo y'amahanga azateranira, yitegura n'uyu munsi. Hari abatobora ku kanwa kabo ubu tuvugana, bakavuga ngo icyaduha ububasha Isiraheli yasiga ku ikarita y'isi. Biravuze ngo isibwe, iki ni ukukijugunya, ntabwo twakongera kukivuga. Bayisibye babiboneye nuko bitakunda, ntibizanakunda. Bazahaguruka rero bashaka gusibanganya. Ubundi ni amahanga birahanga, ni Ishimayeli na Isaka. Twe rero tubarirwa kwa Isaka. Kwa Isaka rero niho haba ibingibi, niho hari ibituvuga, niho hari agakiza, niho hari amasezerano, niho hari ibi by'impanda turi kuvuga. Abanya-Isaka turi benshi, n'Abayishimayeli ni benshi. Mwibuke nawe kwa kazi, ariko kwa Isaka bafite intwaro z'umwuka, bakagira n'iz'umubiri. No kwa Ishimayeli bafite iz'umubiri nyinshi cyane. Abashyigikira Ishimayeli ni abanyembaraga cyane. Hanyuma rero Yesu ngo bizakubitana, itorero ryaragiye bashaka kurwanya Yesu cyane, abazaba barasigaye, ariko ntibizakunda. Azabarwanyisha ngo ijambo rivuye mu kanwa kiwe. Haleluya, haleluya. Ibyo bikaze bizaba twaragiye, ngo tuzamure ku bicu nihute, natugeza ku bicu. Itorero rigiye, icyambere azadukorera, Bibiliya iratubwira azaduhanagura amarira yose twarize ku maso. Icyo ni icyanditswe. Ikindi cya kabiri, ngo azaduha kuri vino yahishwe. Yasize ayivuze ngo ndagiye, ngo sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ngo ya ahubwo nzasangira namwe. Yabwiraga abari baduhagarariye kuri vino nshya ngiye
ngiye kubaterekera. Haleluya! Mwigereranye n'amahembe niyo mu Isiraheli benga mu mizabibu. Oya, Bibiliya iratubwira ngo ibiri mu ijuru ni iby'ijisho ritigeze kubona n'ugutwi kutigeze kumva. Ni ibigereranyo. Haleluya! Igihari bazatwakira batubagira ibiryoshye. N'ingero ntabwo ari ibyinjira mu matwi, si ibya alimentation bibora bitera indwara, urya byinshi bikaguhinduka, biratandukanye. Ni iby'ijuru nyine birimo ubudapfa, birimo ubuziranenge, byuzuye ijuru ngo abiduhe, bakita reception. Bigera mu buryo bw'imibare ariko y'Imana, bavuga ngo ni ubuyobozi bw'imyaka 1000 Kristo anezeranywe n'itorero ryiwe ari kubyakira. Gusa hagacamo imyaka 7, nayo ni imvugo ya Bibiliya, ngo 3 n'igice ya reception, ngo ni 3 n'igice yo gupimirwa imirimo. Tumaze gushira inzara, tumaze kumva uko tubaye, aduhaye kuri manu yahishwe, iboneka mu byahishuwe nayo, wazaduha kuri manu yahishwe. Hanyuma namara kutwakira, twinjire mu gika cya kabiri cyo gupimirwa imirimo. Hariho umutekano w'Imana muri Yerusalemu. Mwifundije kuzabayo. Haleluya! Dusenge. Kwiyandikisha kujyayo ni ukwihana, ni ugukizwa neza, hanyuma ibindi bigakorerwa kugira irangamuntu. Narababwiye ngo iyo utagira irangamuntu ntubona perime, ntubona pasiporo, ntubona viza, ntubura umuturage, nta gihugu ugira. Irangamuntu ni ukwemera, ni ugukizwa. Iyo udakijijwe bakubara nk'aho batazi gukorera n'aho wavuye, kuko ufite ubundi bwamukorera bwa Satani. Nibwo mvuga abantu muri aha murakijijwe. Ushaka gukizwa yagira gutya tukamusaba kwihana ibyaha, gukizwa, kuba umunyejuru, kwemera Yesu. Hari uhari? Nawe dusenge Imana, twitegure kuza kwa Yesu. Uzamura ibiganza twese twitakara, ubwire Yesu icyo umwifuza. Umubwire uti ndashaka utazasiga, ubwire uti ndashaka gushyiramo imbaraga kugukora. Gira icyo umubwira muri iri senge. Mana Data, mu izina rya Yesu, ushimiye igitondo cyiza cy'umugisha, waramukiye imbere y'amaso yawe, wagize uruhare kumva amarembera y'ibyo dutegurira. Dusabye imbaraga zo kubibamo neza, dusabye ubuyobozi bwa Mwuka Wera, nabane natwe, nadutegure, natubere maso, naturinde tutazasigara. Pawulo yarabyanditse ngo hari abazasigara, bazasangwa batiteguye, batarinze ubwere bw'umubiri, batarinze mu mwuka, batirinze mu bugingo bwabo, ngo bazasigara. Twirinze kuba muri abo. Icyo dusaba muri iki gitondo ni ukuzumva impanda, ni ugusinzira nihagera tukiri muri wowe. Icyo dusabye ni ugukiranuka, ni
ati niwe mbibo atarankisa, ati ni nani hero ni usingura imana, ati ni mwumve edesire berewe sa. Uwiteka nyingabo aravugana namwe, aravuga ngo mbese ni iki gituma imitima yanyu muyinangira? Aravuga ngo mbese ninde wababwiye yuko Uwiteka akunda binangira imitima? Irababwira ngo mbega nubwo mwihagararaho, ariko iravuga ngo mwese, iravuga ngo ntabwo byabera byiza, iravuga ngo kuko buri muntu wese ariyizi, iravuga ngo kandi banavuganye namwe ariko imitima yanyu ikamba kure. Iravuga ngo bamwe mushimisha iminwa, imitima yanyu ikamba kure, ariko irababwira ngo umunyabwenge amenya uko ari. Iravuga ngo kandi uwo nguwo wimenya, iravuga ngo nanjye ndamuzi. Iravuga ngo kuko jyewe Uwiteka Mukunzi
nawe tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe twazabasa niko tuzamera bene igishimo kuri urya munsi w'ibirori tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe twazabasa niko tuzamera bene igishimo kuri urya munsi bene igishimo kuri urya munsi bene igishimo kuri urya munsi ntabwo tuzabera Haleluya, haleluya. Kongera dukomere Imana yacu amashyi. Ntabwo tuzongera kubabara, urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi. Haleluya, haleluya. Tuzaba twageze budapfa, kandi iby'amaso yacu atabonye, iby'amatwi yacu atumvise, nta handi biri, ni mu ijuru. Haleluya, haleluya. Buri wese ufite ibyo byiringiro ahora yiboneza nk'uko data wa twese aboneye. Imana yacu ishimwe. Turi kugenda dusoza iri teraniro ryacu ryiza rya mu gitondo, kandi dushimiye Imana ko yabanye natwe. Imana itugire neza, haba mu ndirimbo, haba mu ijambo ry'Imana, haba mu buryo Imana ituganirijemo. Ibi byose turashimiye Umwami Yesu. Yesu ni umwami, tumukomera amashyi. Niba tuzakomeza kuwa mbere n'ubundi twumva iby'umwuka abwira amatorero. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo n'ubundi hari bene data Imana yagiye ikomeza kugenda isoza amasezerano ibagirira neza, bifuje kudutumira. Ndagira ngo tuvuge kuri izo invitation ahageze kugira ngo duhure ku meza y'umwami, kandi twese twambaye neza. Ni umunsi mukuru wacu, ni umunsi mukuru. Ya myenda ujya wambara ugiye mu bukwe, ukubitemo costume, ukubitemo umukenyero, cya gitenge cyiza, rya ribaya ryiza, ya bubu nziza ujya wambara ugiye mu bukwe bwo hanze bwo mu isi, uza igaburo ryera twambaye neza. Ni umunsi mukuru wacu, ni umunsi mukuru ukomeye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Ndagira ngo rero duhaguruke dusoze iri teraniro. Tuzakomeza kuwa mbere. Turarika n'ubundi mushumba wacu dusabe umugisha w'Imana, ariko nigeze kubona abashyitsi baje nyuma. Reka Dorasera dusuhuze. Dorasera namubonye yasohoze. Ni umukozi w'Imana, tujya tubana mu masengesho. Hari umunsi tuzamutumira twasenze tukabana. Imana ibahe umugisha. Reka mushumba dusengera Imana. Mana data, turagushimiye igitondo cyiza cy'umugisha waduhaye. Turashimiye ibyo duhaye byose, ijambo ryawe n'ibindi byose. Wishimirwe, wihererwe icyubahiro. Tugiye muri gahunda zindi zo mu buzima, turindiremo, dushyigikire ibyifuzo byacu byose, tubishyize mu biganza byawe, udufashe kubigeraho. Bakoze kugendana natwe mu izina rya Yesu. Amen.